Alright, tugarutse nanone mu nkuru y'ubuzima. Hano ku mashusho nk'uko mubibona, murabona umubyeyi hano yatumije umuryango we, abana yabyaye. Biragaragara ko hari uko yashakaga kubaganiriza cyangwa se hari icyo yashakaga kubaganiriza. Gusa umwe mu bana be yabyaye yaraje, akimara kugera mu rugo aravuga ati reka ndebe uko ababyeyi bashobora kumfata igihe babonye koko nsa nkaho ubuzima bwanshanze. Yagize gutya akuramo imyambaro yari yambaye myiza, yambara imyambaro iciriritse. Hanyuma bakimara kumubona bati ese ubu koko waba uje mu nama y'umuryango urimo gusa gutya? Ati koko, ati nta nubwo uzi no kwihakabanga. Umusore arababwira ati ngewe rwose ubuzima nyine niba butarimo kugenda neza ntabwo mukwiye kubindenganyiriza, uku niko mpagaze kandi ntabwo nagombaga gusuzugura umuryango ngo nari kwanga kuza mu nama y'umuryango. Abavandimwe be baratangaye ku buryo bukomeye, bati gute wakwifata ukaza mu nama y'umuryango urimo gusa gutya? Ati urabona hari umuntu urimo gusa nawe mu by'ukuri? Nyina yaraje amureba nk'ikingwi hasi, ni ukuri amureba nk'aho wagira ngo si umwana we, si yigeze amubyara. Gusa cyakora nubwo bimeze bityo, umwe muri bashiki be yaramwegerera amusanga aramubwira ati muvandimwe tihangane, ati ubuzima ni gatebe gatoki, ati nubwo twebwe twese turi kugaragara ko hari uko twimereye cyangwa se hari uko turi gusa, ati ariko nawe ejo n'ejo bundi ubuzima bwahinduka. Kumbe mwibuke ko uyu musore cyangwa se uyu mugabo yaje yambaye amakositime meza ndetse aruta n'ay'aba bavandimwe be, ndetse amamodoka akaba yaje mu modoka nziza cyane yiguriye, ariko akigera aha ngaha yiyambara imyenda y'ibicankana kugira ngo arebe uko bashobora kumwakira cyangwa se uko bashobora kwakira umuntu uciriritse mu muryango wabo. Nyina yaramubwiye ati rwose mwana wanjye, rwose pe ubu nakubyaruka sinatinyuka no kuva kuri n'umwana wanjye. Ati nta soni ukifura tukaza usa gutyo? Ati se ubundi iyo wabaga mu mujyi wakoraga iki? Kuki bavandimwe bawe basobanutse bafite amafaranga, wowe bite byawe byakugendekeye bite? Hanyuma uyu musore akabireba akavuga ati rwose ntabwo mukwiye kumviraho indi imwe. Ati niba umuntu yakoze ntibikunde akaba umuntu uciriritse, ntabwo bisobanuye ngo abantu twese dukwiye kureshya. Ariko uyu mushiki we aramwihererana rwose aramubwira ati muvandimwe, atakira tuno dufaranga, ati tugufashe, ati hanyuma nitumara kugufasha nawe urebe ko hari akandi kantu wabasha kwigezaho. Umusore byamukoze ku mutima, hanyuma mu kanya gatoya aragenda yambara imyenda myiza, aragenda yamaze kwambara imyenda myiza, arazana na ya modoka ye hafi aho ngaho. Bose babibonye baratangara. Nyina ati mwana wanjye, ati kuki witwaye gutyo? Ati mbere hose aramupfukamira amusaba imbabazi, aramubwira ati hoya, ati ntabwo ari uko nguko mukwiye kunyitwaraho, ati uko mumfata cyangwa se uko mukwiye gufata umuntu uciriritse nabibonye, mukunda abakize. Kuki mukunda abakize gusa kandi muzi yuko muri iyi si abantu bose batagomba kuba bareshya? Kari agasobanuye, twari kumwe nanjye James Legend wamamaye.